kre ari umunigeze gusaba passe yiyo ngo n'ubu ngubu baracyazinyaka mwampe mikoro nyegereza mikoro passe za Claire namutanzemo passe ariko nanjye nagutanzemo passe ku muntu uri serious aha twicaye ni munsi y'igiti ndaranganyije ijisho ry'umunyamakuru ndabona umukobwa ufite amanyo uyu munsi rero turi kuri ndi kuri yawe TV ndi kumwe n'abantu babiri mwabibonye babiri umwe afite ukuboko gutonya undi afite ukuboko kunini mu maso hatonya hinzobe undi mu maso hinoza nyine hinoza hinyi mabuja mabuja wande boss wande boss aba YouTube bose jye byeme urumva inshingano nzifashe vuba ninjye boss w'aba YouTube bose bo mu Rwanda ushaka kugira amafaranga ajyohereza aba YouTube ajya yanshisha watumikire nanjye kubivuga ngo mabuja ntiyumve ibyo nshatse kuvuga binunguye coordinateur oya nje ndi kontabule nifara uyu nguyu yahaye inshingano zitarize ni president nke nkaba umunyamafaranga yes ndi kumwe n'abantu babiri bashinzwe YouTube mu Rwanda neza none batagira ngo nibyo nitwa Claire Mbazende nkora kuri TBT Rwanda na mugenzi wanjye please bataza kwimana reka mvuga nje nitwa Juliet Mutamba nkaba nshinzwe amafaranga ya YouTube ushaka kugira uwo wohereza amafaranga wayanyuzaho nimero zanjye ni 07 muraza kuzibona izikurikiye no reka mbivuga ushaka kuzibona yirukanka ajye kuri TBT Rwanda areta zibona subscribe areta zibona akora subscribe narangiye subscribe ntiyapfa kuzibona nushaka kunyereza ibiceri atarakoze subscribe ntacyo abaze Emi mubaze umubare uhera wa nimero kugira ngo atayitiranya n'iyanjye hariho ebyiri nimero ya Claire reka mbivuge nimero ya Claire iherwa na 77 byose hanze twara abacanze nkawe byose hanze ucanga abantu none se murabo sibabisobanuriye sibabasobanuriye muzibeshya munyandikire mumbaza ibintu biterekeranye niba uko atari amafaranga ugiye kuma byihorere hano murabivuze byose hanze titre ni babakobwa babiri bakora kuri ukwe ni njyewe nyine ushaka amafaranga Mutamba ukora kuri TBT ukora kuri TBT Rwanda umwe iki arashaka amafaranga niyo titre emva ndashaka pe uyafite yanyihere yiki wa mugani y'urukundo mu nkunda yo kubasusurutsa nta kibazo ariko noneho niba nankunda data wumva nagususurikije yami abatashaka simbizi ariko nge ndayashaka yes rero ndi kumwe n'aba blogger reka bariko mbivuga kuri YouTube n'abantu bafite ikiganiro cyiza cyangwa ibiganiro byiza narabirebye numva nifuje kuganira nabo reka mere kuhagarariye aba YouTuber mu Rwanda mubaze ngo ubu mubaze ngo byagenze gute kugira ngo ubashe kubizamura iyo ubishyire hejuru ubashe kuba wavuga ngo ugiye kuba umunyamakuru kandi abakobwa bakenya babikora mu Rwanda nari ngize ngo urwego nagejeje aba YouTuber bo mu Rwanda kumbe ni ku giti cyanjye urumva samblage ni ibintu nakunze kuva nkiri muto mu gukura rero urumva aho kugira ngo nta muntu utishimira kwikorera mu buzima bwe bwa buri munsi ndavuga nti ndebye ko gukorera abantu byari byanze ndavuga why not niba hari platform iri hariya kandi ikoreshwa n'abantu n'abanzi kandi kabigira icyo ibamarira why not Claire we atagerageza nubwo buryo natangiyemo wowe n'impanga yawe reka wenda mbivuge gutyo nibwo abantu babasha kubyumva neza wowe n'impanga yawe mukorana sibyo umutima wo guhuza akazi mukora waje gute bon ngira ngo twagiye tubisobanura ahantu henshi reka tubisubiremo bwa nyuma
urumva turaziranye kuva kera hafi imyaka irenda ku 7 uri kubyumva noneho ku giti cye yakundaga itangazamakuru yaranarikoze ku giti cyanjye ndikunda urumva rero niba twe tuzanye turi n'inshuti noneho icyo tucyongereho ntabwo twahuje n'akazi twabanje kuba inshuti and then akazi nyuma ya wenda reka mubaze ikibazo uyu muvandimwe wawe Claire umufata gute mbere yuko muba inshuti cyangwa munakorana mu buzima busanzwe umufata gute umufata nk'umuvandimwe nk'uko bivuze urabyivugiye ni umuvandimwe mbere na mbere ni umuntu tutavuga ngo duhujwe n'akazi gusa kuko iyo ari akazi biba byarapfuye duhujwe nuko ni ubuvandimwe byavuye mu bushuti biba mu maraso kuko abantu benshi bazi ko tuvukana abandi bazi ko turi impanga nyine vibes tuzabaye zimwe rero no kuvuga ngo mbere yuko umupartner wanjye ni inshuti yanjye iby'ubucuti bwa byararangiye turi abavandimwe tu nkuko bavuga ngo ni murumuna wanjye cyangwa mukuru wanjye kimwe muri ibyo muri inshuti mugitangira kumenyana nyine buriya hari abajama bagiye bababona ari inshuti na Claire sibyo cyangwa se nawe umujama akakubona sibyo akamubona muri inshuti uwo mujama Claire ari umunigeza gusaba passe yiyo ngo n'ubu ngubu baracyazinyaka mwambaye mikoro nyegereza mikoro passe za Claire babaje passe za Claire ina tubaje twese no kuvuga ngo abantu bajyaka passe dijisho my friend iri zina twatwara rivudikiye ndabizi ko muri benshi mu nkurikirana munyaka passe buri munsi umuntu wo kumbwira ati wenda TBT mukomerezaho ahita ambwira se nta kanimero ka Claire ntayo guhaye arizo tugiye kuyitanga umutanga wigeze umutangamo passe oya hari umushoka kunyaka nimero nkazimuha kubera yuko wenda afite ibyamushakira biri serieux ariko kuvuga ngo natangamo umuntu passe atamwikundiye oya ntawe kandi umenye ko inbox wigeze umutangamo passe uvugisha ukuri oya ntago nakubeshya truth be told ntago nayo natanze ngiye birantangaza ahantu abakuye nimero yanjye ansabiza Juliet ziba ziriyo oya noneho mbere yuko mujya kuri TBT sibyo tubazaga before mbere je wari ukiryanye namutanzemo passe hambirwe kwande ntabyo mvuze ngo wananze passe Claire namutanzemo sumbaje mbere tutarakora TBT mutarakora TBT wigeze umutangamo passe wananze kwande namutanzemo passe umujama umuhaye mu passe byageze yarapfuye yagize ubwoba yakubwiye ko yatewe n'icyo ubwoba ariko ibyo ko ubundi ikibazo cyari wamutanzemo passe wenda hari igihe uyu we sibyo uyu we ntago azi uwo wamutanzemo passe sibyo rata ntago abizi wamutanzemo passe Claire twanatangiye TBT tugera mutanze kwaje nta nubwo unabiza wowe kugira ngo byeme nibanga mbitse n'umuntu aguhaye ntago bizi ko tuziranye n'ubu ngubu muri tuziranye ubu ahiye ko ubu turaziranye ubu ngubu bambwe uvuze ko watanzemo passe amabanga yose hanze kera ariko nari nagutanzemo passe ku muntu serious wenda ntago byaciyemo ariko narabikoze ngewe yari yakindi y'abantu kundi igo nanjye cyo nzi cyo none kugira ngo byemere nari cecekeye narakwihore wacyatawe kandi muraziranye kandi ntago bizi ko tuziranye ndamusuhuje cyane ndakuramukije Mr X my ex oya nagare X mama wibyo nyine X unknown kuvuga ngo mwese mwatanzanyemo amapasi uyu we byaciyemo wowe ngo byara ntabwo byaciyemo urabihakanura bizi nimba nyine ndabizi kuko she's married ubu ngubu kandi ntago bashakanye ari we namuhaye munyihanganire Mr I mean boss je m'excuse nari ngiye kumutanga wamutanzemo passe irapfa atarashaka kumbe nawe yari yaritanze kwaje yari kwambwe n'igene muhe nayo itangiye muri covid muri lockdown in Rwanda he's based in Rwanda Shaju
I'm gonna kill you. Izina ry'ibara kandi ntabwo ari ugutwika. Shandi kumva urimo gutwika. Ntabwo ari ugutwika. Muri covid muri lockdown gutya nta muntu usohoka. ni ukuvuga ngo we yagutanzemo pasi Neza kandi Khalid. Icyo giye kugenda byasaba ko umuntu ufite pasi y'imodoka. Oya. Nawe ndi bukubwire ashobora kuba ari dem call me. Yego. Oya. Ngaho nimumbwire noneho nimubare mubwire. Oya ya ntuzibure kuriri. Sha Joe kamwihorere. kuvuga ngo we yagutanzemo pasi kugira ngo ujye noneho kugira ngo kuva iwacu. Erega ndagukunda. Erega ndagukunda. Ujya mu kazi ujya akazi ko nta pasi twe dufite ujya gusura n'abantu ko bitari byemewe ari kuma mu rugo. uzi nuza we yagukoze we yagutanzemo pasi n'ubwo iyo modoka yari ifite pasi agutangamo pasi kugira ngo ujyeyo ukerererwe byibura kuko muri covid abantu benshi bakinnye amakarita barayakina koko. Oya ntabwo ari ibyo cyekoze. Burayakinnye Reka mubwire burayakinaga amakarita arahereze ntuzi. Claire ni umuntu uri serious kandi mukuru nyine uzi icyo gukora. Wakuba ku rugo ntabwo nzi ku kintu ntabwo mbizi icyo mwapfuye. Mwapfuye umuntu muri covid wigeze unyandikira pe. I swear God ari mu Rwanda. Reka dukomeze. ni ukuvuga ngo we wamuhaye pasi y'umunyarwanda ariko yashakaga pasi y'umunyamahanga. Oya ndahaga ari mu Rwanda. Mu Rwanda. Wize iki? Ntabwo yize. Ese urebye Burundi yarize wowe. Hello. Wow. Nuko ni byiza bitatse u Rwanda. Ahubwo byiza biteye u Rwanda. Ahantu ni heza. Heza? Aya hantu hari ibintu byiza. Umuntu araranganya. Sha Emi uriha koko. Ndaranganyije ijisho ry'umunyamakuru. Mbega ni yawe TV uriha koko. No reka bivuge gutyo. Bivuge nka Ndahiro Valence papi. Wararanganyije amaso nyine. Aha twicaye ni munsi y'igiti. Ndaranganyije ijisho ry'umunyamakuru. Ndabona umukobwa ufite amanyo. Ubwo we wabigiye gusoza ni Ndahiro. Ni yawe TV Kicukiro. Ni Ndahiro Valence papi. Oya BTN. Mamaji mutatwishyuye sorry. Yes rero ndi hari comment nasamye reba hari ahiryo. Si wambwiye ngo ibyiza bitatse u Rwanda. Ese bazizo kamera. Mwashyizeho kamera. Oya. Nese zone si birurangira zijeho. Inye. Ahubwo Patrick muramusubizayo. Patrick. Umukameramani wacu yahuritse ari gufotora. Claire. Claire. Yawe murakoze cyane. Claire. Wenda twaganira utuntu twinshi twiza Claire ku muntu utazi Claire wenda umubona mu biganiro ubundi Claire ni muntu ki wivuze nka Claire tu. Claire ni umunyarwandakazi w'imyaka 20 nawe uzamuye nkaba hejuru cyane. Gakubitwe wacyata wagiteteye. Uri kumva nkaba mu buzima busanzwe nkora kuri TBT Rwanda niho akenshi ushobora kunsanga ariko Emi turi kumwe. Okay. Ari kureba umukobwa nababwiye ndaranganyije ijisho ry'umunyamakuru. Uzi kureba imbere. Nkaba nyiri umukobwa. Ego. Nimba mwararebye ikiganiro cya Yakamwana mwakoze nico kiganiro kwisi cyakoze agahego cyo gukora pose nyinshi. Esheshatu. Mu minota 50. Wawe iminota 5 twara. Ese waruri kwivuga ati uri umunyarwanda. Iyo ikintu cyeseje umuhigo bagiha award. Please wimpa ibyo niguriye. Ndashaka ibyo yiguriye. Ndashaka yawe TV. Mugira icyo mumpa. Ushaka iki? Yawe TV. No tuyikwegura tuyiguhe. Ndashaka gutya. Gutya. Ufite nimero ya momo? Wanambwiye ngo nkuri mideni da. Oya da izane. Wajye ugira ibanga. Waruri nakubajije ngo ufite fiance. Fiance oya. Ufite shia. Mfite abashaka benshi. Na bari abadukurikiye n'abasheri banjye, cameraman n'umusheri wanjye, uri umusheri wanjye.
shushu be umuhuzabikorwa w'aba YouTuber umunyamafaranga. wowe wenda ku muntu ukubona gutya akakwishimira ubundi ashaka kukumenya wowe uri muntu ki? ngenda umubyeyi w'umwana umwe n'umugabo umwe nkaba nitwa Mutamba Juliet nk'uko mwabivuze nkaba ndi umugore ushimwa n'Imana iby'abantu byo simbizi n'indyarya yes nta bindi. Ariko buriya njyewe hari ahantu twahuriye, hari abantu umuntu ushobora kukubona gutya wenda reka ngiye kukwamamariza nta kibazo, ibintu byose no gufasha. Uzi kwamamaza, ufite voice yo kwamamaza, urabizi. Kwamamaza n'ubu ko mfite mu mufuka k'akantu oya kari mu bag. Nakubonye uri gukora publicité y'uruganda rumwe Kasese waraje cyangwa nuzi kasese ariko nta wasubiyemo ukuntu ari kukamo haya kasese waraje distillers twagiye kasese waraje haye koko mu babloga bakorera ku mbuga nkoranyambaga kre ninde muntu kuri wowe uvuga ati uyu muntu namukurikira amanywa nijoro? Ni benshi, ndavugamo nka batatu. Hari Isimbi TV Murungi, hari muri no minsi iri kuza hari indi nayo yantwaye ubwonko, hari Yawe TV. Ndi kureba ibiganiro byabo kubera ko bafite umwihariko, n'abantu baje vuba kandi bari gukora ibintu byiza cyane. Amen. Bon, munzanira akacupa ngasome. Abaseveri bajeko kandi twubaharije. Ujye mwemera ikintu cyanye ngagiheza. Ujye umuheza. Icyo kinazwiho. Nakubwira umwihariko wa Claire ntiwamuheza. Uwo waba uri wese. Kuvuga ngo wamwemereye bizu mu kigano ni ngombwa ngayibona. Noneho Yawe TV TV hahiye koko. Tugeze kuri bizu kunsutsu mukanya muravuga no kumana mufata amano kibabala abo nibo bantu warugeze ku wa gatatu. Manibra X large. Manibra ubona umwihariko wari uwo? Bon abana ba YouTuber hafi ya bose akenshi ujye ureba usanga niba uyu munsi wakoresheje yakabura musanga kuri X large, musange kuri TBT RWANDA, usanga akenshi dukora ibintu bisa ahubwo intuza biba bitandukanye, ari amagambo ya uri buze kusa nk'ukoresha ariko akenshi biba bisa. Ariko umwihariko wa Manibu akenshi njya nkunda kubona akoresha abantu, ntago ajya apfa gukoresha umuntu umwe, ahuza umuntu nakanaka akamuhuza nakanaka. Urumva undi mwihariko wa Manibu n'umwe mutambajije salute ngiye y'inkomyi ubunkomyi nikomeze. Manibra niyo muntu ukunda kuzana udushya hano, niyo wazanye ibintu byo guhuza abantu. Ibyo nuza yaravuze nabizanye bwa mbere. Hari umuntu wambwiye ngo ni Sabela. Sabe abizanye nyuma. Oya Sabe urabizi ndakwemera, ariko Manibu niwe wa mbere, niwe wabizanye mu giti abanza ibintu bya microphone byo kuyigira episode you know, urumva agira dushya. Ikindi so aba YouTube ikindi kintu zanoza. Oya wowe nawe ufite cyo wazanye pe, ariko Manibu ni umuntu ukunda gukreate content nyine, like umuntu mutari muzi akahita mumenyekanisha. Abantu benshi bakoresha abantu babakwiye kwa Manibu. Ni nkuko tutakirengagiza ko nubwo navuze abo bantu batatu tutakirengagiza ko ni aba YouTuber sinzi ikibazo tugira, nago tujye dushima aba YouTuber bagenzi bacu, nago nshobora kwirengagiza ko Afrimax barategura, you know, but we don't care ubu ngubu niba se tubona urutonde Afrimax yobaye kuva ku mwaka wa mbere wa kabiri ikayobora nuko iki barategura. So twemera icyo kintu, Afrimax nibitegura ubyemere. Niba TBT RWANDA duseka turaseka, murashinyuka. that's it. Niba Yawe TV idukorera ubukwe tukemera tukavuga ngo tukemera ubukwe bukataha, tugashakisha umugabo bakoze ubukwe tukabahiga tukababona, byo twemera appreciating uwo muntu. Nawe uri hari uri kuvuga ngo bari aba YouTuber ngo ni fake. Niba yago yarizaniye them call me yago shut up the conqueror for real, the teacher, the preacher, the conductor. Jewe reka mbisubiremo mu kiganiro nabwiye yago ako kantu ninkafata
izina ry'Imana yo mu ijuru ndabirahiye nzahita njya kwa element ashyiremo ngo mikame yaga kare numvishije kare twagiye Yago, are you listening? Them come Yago Shatta Master Conqueror for the teacher, the preacher, the conductor, the sanitizer, the hand. Fire the bomb clad. Jewe mu ba YouTuber banjye nkunda nakubishye kandi biri serious. Nkunda umuntu witwa Yago TV show. Yago TV show. Afite na host na Rudbo. Wenda mbwira n'abantu bazayikurikire. Rudbo? Yes, abonye. Azamukoresha. Ntabwo nayimbise uzamukoresha ko Nje nyine nabonye kara kaboro kavuga ngo I use to see whatever. Kuko burya nabatumiye kugira nanjye mfite show na Nyagahene baze kujya kugireba kuri TBT RWANDA. Ufite show na muranyibukije. Nabonye ikiganiro cyanyu na Yaka tuvugisha ukuri. Na Yaka mwana yakavuga ngo yagiye Indera. Ugiye kubaza umuntu se ngo yiganiye mu buryo wera tavazi bazi. Kiriya kiganiro kubera iki ndakibabaza pe mwihanganiye babaza kubera iki mwakoze kuruhuka kugeze ku nshuro 6 n'amakipe akina mu kibuga bitajya biba Nabisobanura Yaka yarifataga agahaguruka mu kiganiro akagenda nese ari kumukura ngo garuka dukuvuga ngo yakaravugaga hakahagurutsa umwana w'umunyamasisi akigendera ukongera ukinginga akagaruka akaza akongera satani ni nabyo biryoshye ikiganiro rwose ariko wenda mbabashije kuri Yaka mubona Yaka ari igice ashobora kuba yarazanye muri industry nyarwanda wenda yaryoheje industry showbiz ni Yaka that's me Rwanda rw'umwihariko wa Yaka no kuvuga ngo nagari wa muntu uzaza kuri yawe ngo ibyo yavugiye kuri yawe TV azavugiye kuri TBT no kuvuga ngo yaguha content yawe agende ajye ku yindi cano abahereza ibyabo bashaka agende no kuvuga ngo buri muntu wese umurebye yumva ari entertained arishimye agaruye akanyamuneza that's Yaka mu kiganiro cyane namurebye akantu kanshimishije yaravuze ngo ngo kabasazi basindera ngo yavuze ko basara gute oya tubisubira urumva nabasazi kandi nawe tubwiye ko bijya bigaruka niba byagarutse urya munsi ntabwo tubizi yavuze ngo aba kuri kucirege gerekana igare yakamwana yavuze ngo abasazi b'Indera ngo twabuze puberi tumenamo ngo abasazi twese twabuze puberi mumeze neza muraho usuri makutora ngo byakangonywe yawe TV turi mu kujya mu gapoze abantu mutabizi neza kandeke kumena amabanga vuga akajambo kanyuma dusoza nagara akajambo ni ijambo ry'umuntu w'umugabo ndabashimira cyane ariko wari uri gusubiramo kuntu Yaka abasazi twese twabuze puberi tumenamo imyanda wenda gusoza kwanjye reka nshimire Mutamba nshimire Claire mvuga ngo mpamagarire abakunzi ba yawe TV badukurikirane please munyarukire no kuri TBT RWANDA mubakurikire mukore subscribe mu sharing ibiganiro byabo n'abakobwa n'abamama beza reka mbivuge gutyo mbagize abantu banene kuko uyu ni president w'aba YouTuber ukaba umunyamafaranga ni banini mu bakunde kandi nabatumengira ngo bakunde mubahe n'amafaranga Imana ibaha umugisha yari Claire mbaze ndumukozi w'Imana guturuka ku Muhima nanjye na Regret Mutamba mama pasteur bye